Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Muvandimwe, tugize amahirwe yo guhura kuri murongo w'umucyo w'isabato. Ndakuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe nuko Imana yagiye kumpa amahirwe yo kongera kuboneka hano tuje kuganira ku ijambo ry'Imana. Hari abo tumenyeranye, ndabasuje mu izina rya Yesu, kandi hari n'abashyashya nabo nishimiye kwakira. Niba muhari, Imana iduhana umugisha. Maze iminsi turi kumwe, abo tumaranye iminsi tuganira ku byerekeranye n'iminsi mikuru y'Uwiteka n'amasabato agendana nayo. Twari turi kumwe n'umuvandimwe Ihirwe Praise. Tumaze iminsi rwose ari byo duhugiyemo, kandi niringiye yuko Imana yadufashije ikatwungura ubwenge ku babushaka. Nkaba nizeye yuko mwungutse ibintu bikomeye, kandi abatari basobanukiwe n'isano hagati y'isabato umunsi wa karindwi n'amasabato avugwa mu mategeko ya Mose babashije gusobanukirwa. Ariko ntabwo ari cyo gusa twakuyemo, ahubwo twakuyemo inama y'agakiza. Tubona uko urugendo rw'inama yo gucungurwa rwagenze, kandi tukaba dufite ibyiringiro by'umugisha yuko n'ibitarasohora biri hafi gusohora, ngo Kristo azaza akatuvana mu isi akatujyana mu bwami bwe, tukajya mu minsi mikuru y'ingando. Imana ishimwe. Reka nkubutse nanone yuko tujya tuganira ku byerekeranye n'amateka y'isabato. Abantu b'Imana mugeze hano bwa mbere, ndabararika mu izina rya Yesu kugira ngo mujye mureba kuri podcast yacu cyangwa se playlist, murebe ibiganiro tujya tugira. Ubu rero nje mu kiganiro dusanganwe nge namwe dukunda kuganira ku byerekeranye n'amateka y'isabato. Duherukana turi mu gihe cya Dawidi, aho twasuzumye mu buryo bw'umwihariko ibyabaye mu gihe cy'umwami Dawidi wategetse guhera mu 1010 kugeza ahahinga muri 970 imbere ya Kristo. Twasuzumye isomo ryo mu Rwambere mu gitabo cya mbere cyo byo ku ngoma igice cya 932, ndetse na Zaburi ya 92 yiswe Zaburi yo kuririmbwa ku isabato. Twabonye byinshi, ntabwo ndi bubisubiremo, ari nararika umuntu w'Imana kugira ngo ajye muri iyo podcast arebe ibyigisho byose byerekeranye n'amateka y'isabato uko byagiye bikurikirana. Twahereye mu itangiriro, ubu tugeze mu gihe cya Dawidi, kandi tugiye gukomeza. Ariko mbere yuko dukomeza, reka nk'uko bisanzwe duce bugufi imbere y'Imana, tuyiragize muri iki kiganiro. Data, turagushimye kuduhaye andi mahirwe, amahirwe tutari dukwiriye, ariko kuko dukunda cyane ko duhaye kuza kumbura ibyanditswe byera kugira ngo tuganire. Njye umunyabyaha ngiye kuganira n'abandi banyabyaha ibyera byawe. No mpamvu duciye bugufi cyane kugira ngo Mwuka Wera abane natwe, adusobanurire ngo turusheho kunguka ijambo ryawe no kuryishimira, kandi ngo nutubwira kumvira dushyire mu bikorwa, tuvuge tuti amen mu izina rya Yesu. Namaze kubikomozaho yuko tugeze mu gihe cy'umwami Dawidi, ubwo twaherukanaga tuganira iby'imirimo yakorwaga mu buturo bwera, n'uburyo yari ari itsinda ry'abakohati bategekaga imitsima yo kumurikwa imbere y'Imana, bakayitegura uko isabato itashye. Tuza kubona yuko mu gihe cya Dawidi cyakurikiwe n'igihe cyo guceceka cyane ku gihe cy'isabato. Burya isabato yari iriho, kandi yari iri mu ma institution, ku buryo byari bihamye rwose. Muri icyo gihe hakaba hari indirimbo zaririmbwaga ku munsi w'isabato, indirimbo twabonyemo amakuru meza cyane atwereka yuko burya kuza kuramya ku isabato ari ukuza gukomereza aho twari tugereje ko kubana n'Imana buri munsi. Isomo rero twagombaga kujyaho rya kabiri, noneho riratujyana mu gihe cy'umuhanuzi Elisa. Ariko uyu munsi ntabwo turi buriganireho naryo, ntabwo uyu munsi turi guhanira ku bigendanye n'umuhanuzi Elisa, ubwo turi kugenda mu mateka. Tuvuye mu gihe cya Dawidi hariya mu byo ku ngoma, tugeze mu gihe cya Elisa. Niryo somo twongera guhura naryo mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 4 umurongo wa 23. Iri somo tuzariganira ubutaha. Ni isomo ritubwira ngo nawe aramubaza ati ni iki kikujyanye iwe none ko atari mu mboneko z'ukwezi cyangwa umunsi w'isabato.
ugurumva ko ijambo umunsi w'isabato riragarutse mu byanditswe byera. Twarabonye yuko igihe Mose yaramaze kuvaho hagiyeho Yosuwa, haciyeho ibindi bihe byinshi isabato itavugwa, yongera kuvugwa muri iri somo, ndetse n'ibyo twasuzumye mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma. Ariko twabanje igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma kubera yuko dukurikije igihe byavugiwe nibyo bibanza. Ibyari bikwiye gukurikira rero ni iri somo ry'igitabo cya kabiri cy'abami igice cya 4:23 kitubwira ibyabaye mu gihe cy'umuhanuzi Elisa. Ariko ntabwo twavuga Elisa tutabanje kuvuga umuhanuzi Eliya. Uyu munsi rero ndifuza ko tuganira ku muhanuzi Eliya. Uyu murongo tuzagarukaho dusuzuma isabato mu gihe cy'umuhanuzi Elisa. Mbese isabato mu gihe cy'umuhanuzi Eliya twayibwirwa n'iki? Mu by'ukuri nta somo ryaburanye tubwira iby'isabato, ariko kandi ntabwo twakwirengagiza ibihu no muhanuzi yahanuyemo. Eliya yakoze umurimo we mu kinyejana cya 9 mbere ya Kristo. Ni igihe cyaranzwe n'ubuhakanyi buteye ubwoba muri Isirayeli, kandi abantu b'Imana biga amateka ya Bibiliya barabisobanukiwe cyane. Nubwo isabato itavuzwe mu buryo bwuzuye mu murimo wa Eliya, dusoma uhereye mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 17 kugeza mu cya kabiri cy'abami igice cya 2, ibihamya tuvana mu byanditswe byera ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi biduhamiriza ko habayeho gusubira inyuma guteye ubwoba, ndetse n'isabato yari ifite umwanya mu mibereho y'iby'umwuka yararetswe rwose icyo gihe. Ntabwo twakwirengagiza iki gihe ngo maze dusimbuke mu gihe cy'umuhanuzi Elisa tutabanje kureba iby'igihe cy'umuhanuzi Eliya. Reka tubaze twibaze ku mibereho y'iby'umwuka bya Isirayeli mu gihe cy'umuhanuzi Eliya. Ese byari bimeze bite? Eliya yakoze umurimo yuko nemaze kubivuga mu kinyejana cya 9, aho ni mu gihe cy'umwami witwa Ahabu, wayoboye ahayenga muri 874 kugeza muri 853 mbere ya Kristo. Ndakwibutsa yuko mbere ya Kristo babaraga bamanuka, mu gihe nyuma ya Kristo babara bazamuka. Uyu Ahabu yarafite umugore w'ikimenwa bose cyane, umwamikazi Yezebeli. Iki ni igisere yaguye mu buhakanyi bukomeye, igihugu cyose gihombokera kuramya ikigirwamana cya Bali na Ashera, ibigirwamana by'abanyakanani byari bishinzwe iby'uburumbuke. Igihe dusomye igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 16 hatwereka Ahabu nk'umwe mu bami bashayishije cyane, ngo yakoze ibyangwa n'Uwiteka mu byo butangaje. Uzasome uhereye ku murongo wa 30 by'umwihariko kugeza umurongo wa 33. Yezebeli nawe nuko yari igikomangoma cyo muri Foenisia, niho uyu Ahabu yamuvanye. Yashishikariye kuramya ikigirwamana cya Bali no gutsembaho abahanuzi b'Uwiteka muri icyo gihe, kugeza ubwo Eliya asenze isengesho ritangaje avuga ati, mwami ni jye jyenyine usigaye. Ariko umwami Imana aramuhumuriza ati, humura Eliya, hari abandi 7,000 batarapfukamira Bali. Yezebeli rero yabaye umugore mubi cyane, umugore wibasiye ubwoko bw'Imana, akaburenganya, akemeza gutsembaho abaramya Imana bose, kandi agashyira imbere kuramya ikigirwamana cya Bali. Mu gihe gukomeza isabato byari ikimenyetso cyo kwishingiza ku muremyi waremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, nk'uko tubisoma mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza wa 11. Kuyirengagiza byayoboye igihugu kuramya gupfuye, maze batangira gusenga ibishushanyo, basangira gusenga ibyaremwe aho gusenga uwabiremye. Ikindi dukwiye kuzirikana ko kuramya ibishushanyo nyine bisengwa nk'ingaruka yo kuzirura isabato tubona muri iki gihe cya Eliya. Ibihamya tuyivana mu byanditswe byera, kandi turabona mu mwuka w'ubuhanuzi. Ariko reka tubane mu byanditswe byera. Reka mujyane mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 18. Tubona uguhangana kwa Eliya ahanganye n'abahanuzi ba Bali ku musozi w'i Karumeli. Aya ni amakuru azwi cyane, ni amakuru yabaye nyuma y'imyaka 3 n'igice imvura itagwa, abantu bari mu gihe cy'amapfa ateye ubwoba. Kuri uyu musozi wa Karumeli Eliya yatinyutse abahanuzi ba Bali, hamagarira ishyanga ry'Abisirayeli kugaruka ku Uwiteka. Dusoma amagambo ari ku murongo wa 21 w'icyo gice cya 18 ngo, muzagezayo guhera mu rungabangabo, niba muzi ko Uwiteka ari we Mana nimumukurikire, kandi niba ari Bali aba ari we mukurikira. Eliya yahagaze
n'umugorozi uteye ubwoba, maze yemeza kuvana abantu mu rungabangabo. Ariko kandi no murongo hari icyo duhishurira gikomeye cyane, yuko Abisirayeli bamaze kwibagirwa amategeko y'Imana, batera umugongo kuramya k'ukuri, bahindukirira kuramya ku kinyoma. Maze Eliya arababaza ati muzageza ryari guhera mu rungabangabo? Ibi bifite imiziki mu cyaha cy'umugabo witwa Yerobowamu. Yerobowamu niwe wabanje kuyobora ubwami bw'amajyaruguru ya Isirayeli, igihe yari amaze kwigabanya igihugu cya Isirayeli cyari kimaze kwigabanyamo kabiri nyuma y'urupfu rw'umugabo Salomo. Abashaka kumenya ayo mateka bayasome mu gitabo cya mbere cy'abami n'ubundi igice cya 12. Uburyo ubwami bwigabanyijemo kabiri, maze amajyaruguru ayoborwa na Yerobowamu, mu gihe amajyepfo yayobowe n'umuhungu wa Salomo, Rehobowamu. Uyu rero niwe mwami wa mbere wayoboye Isirayeli y'amajyaruguru, maze atangiza ukuramya kw'ibinyoma mu birorero bya Dani na Beteli mu buryo bw'umwihariko, kugira ngo akumire Abisirayeli kujya kuramya Uwiteka i Yerusalemu. Uyu yahinduye ingengabihe y'iminsi mikuru yanyine tumaze iminsi tuganira, ndumva twaranabikomojeho, umutumirwa wacu Uhirwe Praise yabikomojeho, yuko Yerobowamu yavanyeho ibihe byo kuramya, bya bihe twasuzumye n'amatariki yabyo arabyimura, kandi ashinga ibishushanyo bisengwa kugira ngo abantu bajye babyifashisha basenga, maze avana abantu ku Uwiteka. Uku gutana rero ntabwo kwasize n'isabato, maze abantu barushaho kujya kure yo kuramya Imana. Ubwo igihe cyarageze aha bajya ku butegetsi, kandi Eliya umuntu w'Imana ahagurukira muri icyo gihe cya Ahabu, atangiza ubugorozi bukomeye. Yaje ibintu bigeze iwandabaga. Ndashaka gusoma amagambo amwe ari muri iki gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami. Kino gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami ndakoresha ino version, abayifite muyizirikane, ndaza gukoresha amapaje y'ino version. Hari amagambo soma ku ipaje ya 62 anyereka uwo Eliya yarariwe. Uyu Eliya ntabwo yabaga mu mujyi w'ikimenywa bose, ndetse no mu buzima bwe busanzwe ntabwo yari afite umwanya wo hejuru. Uyu Eliya yabaga Itishobi, yitwa Eliya w'Itishobi. Yinjiye mu murimo we yiringiye umugambi w'Imana wo kumutegurira inzira no kumuha kugera ku ntego mu buryo bukomeye. Amagambo yo kwizera n'imbaraga niyo yabaga mu kanwa ke, kandi imibereho ye yose yari yareguriye umurimo w'ubugorozi. Ijwi rye ryari iry'urangura mu butayu, acyaha icyaha kandi arwanya gusakara kw'ikibi. Kandi nubwo yasanze abantu acyaha icyaha, ubutumwa bwe bwatangaga umuti uvuye i Galeyadi womora imitima y'abantu bose bifuza gukira yari yarokamwe n'icyaha. Nguko uko yaje aje gucyaha, yabaye nk'urangura mu butayu nk'uko umuhanuzi w'Imana warusa abandi Yohana yakoze umurimo wo guteguriza Kristo. Eliya yari afite intimba nyinshi mu mutima, yingiza Imana kugira ngo ikumire ubwo bwoko bwari bwarahiriwe mu zazabwombi, kandi ngo niba ari ngombwa ibugenderere ibuhane kugira ngo bashe kubona neza uko bwatandukanye n'ijuru nk'uko biri koko. Ubwoko bwari bwarahiriwe, barahingaga bakeza, barabyaraga, barororaga amatungo akororoka, ntabwo bari bafite uburwayi, ibintu byagendanaga neza, imvura yaragwaga nk'uko bisanzwe. Maze Eliya abona ubutumwa atanga ntaho bukora. Burya abantu iyo badamaraye kenshi ntabwo bumva iby'Imana, maze arasenga ati Imana, ese ntacyo wakora ngo ahari ubagarure bakugarukire. Yagiye mu mateka y'Abisirayeli, areba uko Abisirayeli bagiye babaho, areba ukuntu bajyaga basubira inyuma mu buryo bw'umwihariko mu gihe cy'abacamanza, kujya babaga baguwe neza badamariraye, bavaga ku Uwiteka. Ariko Uwiteka yabateza abanzi babo, bakemera ko babagirira nabi. Muri kuko igihe cy'Abamidiyani, igihe cy'Abafilisitiya, maze bagatakira Uwiteka kugira ngo aze kubatabara. Nuko Eliya yumva hari nibajya mu byago bazongera batakira Uwiteka. Maze tubwumwe ngo Eliya yinginze Imana kugira ngo ikumire ubwo bwoko bwari bwarahiriwe mu nzira zabwo mbi, kandi ngo niba ari ngombwa ibugenderere ibuhane kugira ngo bashe kubona neza uko bwatandukanye n'ijuru nk'uko biri koko. Eliya yifuzaga cyane kubona Abisirayeli bagaruka bakihana mbere yuko bajya kure mu gukora ibibi, kugeza ubwo bateza Uwiteka kubarimbura bikomeye. Mbega umutima w'umuhanuzi! Burya Imana ntabwo izigera ibura abafuhira icyubahiro cy'Imana.
Mwanditsi arakomeza ngo kubera ko abaramyaga bari bavugaga ko ubutunzi bw'ijuru burimo ikime ndetse n'imvura budaturuka ku Uwiteka, ahubwo buturuka ku mbaraga zitegeka ibyaremwe, ndetse ko ariko imbaraga irema ituruka ku zuba ari ituma ubutaka bukungahara ndetse bukarumbuka cyane. Ayo magambo yacaho akarongo nshuti yanjye. Umva uko abantu bizeraga babandi baramya bari bavugaga ko ubutunzi bw'ijuru burimo ikime ndetse n'imvura budaturuka ku Uwiteka, ahubwo buturuka ku mbaraga zitegeka ibyaremwe, ndetse ko imbaraga irema ituruka ku zuba ari ituma ubutaka bukungahara ndetse bukarumbuka cyane. Umuvumo w'Imana wagombaga kugera bikomeye ku butaka bwahumanye. Imiryango y'Abisirayeli yari yarahakanye Imana, yagombaga kwerekwa ubupfapfa bwayo bwo kwiringira ko imbaraga z'abari arizo ikesha imigisha. Igihe cyose Abisirayeli bari batarahindukirira Imana ngo bihane kandi ngo bazirikane ko ariyo soko y'imigisha yose, nta kime cyangwa imvura byajyaga kugwa muri iki gihugu. Mbese ibi bintu ntabwo biteye ubwoba? Aho abantu baje kubona yuko izuba ari ryo ribaha kubona byose, yuko ari ryo rifite imbaraga yo kurema, yuko ari ryo rifite kurumbusha, gutuma ubutaka burumbuka kandi bukera. Maze umugaragu w'Imana asenga isengesho rikomeye cyane. Asenga isengesho Yakobo yagarutseho mu gice cya 5 umurongo wa 17 kugeza wa 18. Igitabo cya Yakobo igice cya 5 wandiko yandikiye abantu b'Imana umurongo wa 17 urambwira ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imarira imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Haleluya! Burya Imana yumva amasengesho y'abana bayo. Eliya yabonye nta kindi yakorera ishyanga yuko riguwe neza, yasenga ngo Imana iriteze ibyago. Kandi icyo Imana yakoze nuko yakoze kuri bya bindi bari biringiye ko bari ifitemo ubushobozi, nyamara ari Imana ibutanga. Nuko rero arasenga, amaze gusenga yizera ko Uwiteka yumvise gusenga kwe, maze asanga umwami Ahabu. Tubisoma mu gice cya 17 kibanziriza icya 18 turi kureba. Maze umurongo wa mbere abwira Ahabu amureba mu maso ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse abo nzabitegeka. Uko niko byagenze. Maze imvura ibura mu gihugu, maze imyaka 3 n'igice imvura irabura. Nimurebe ukuntu imvura ibuze ukwezi kumwe cyangwa se sezo imwe, igihugu gicika umugongo, abantu bagaterwa n'inzara, abantu bagasonza. Nimwibuka amateka y'ibyabanje kubaho kera. Nimurebe inzara zabaye mu gihugu cyacu nka Zayuruzagayura. Ntabwo byatwaye igihe kingana gutya, ntabwo byatwaye igihe kirekire cy'imyaka 3. Igihe cyarageze rero imigezi irakama, inzuzi zirakama, amatungo abura ibyo kurya, ibyatsi byose biruma, igihugu gihinduka ukundi, igihugu kijya mu cyunamo cy'uko kibuze ibyo kurya. Nyamara Eliya yatanze ubutumwa ko ari buteje ibi byago, ndetse baramuhiga cyane. Yaje kongera kugeza i Sarefati akajya agaburirwayo n'ibikona. Ayo makuru tuyafite mu byanditswe byera. Ariko igihe cyarageze nako kagezi nako karakama, aza kuboneza mu gihugu cy'abapagani, cyahandi yaje guhura n'umupfakazi i Sarefati, akamubwira ati ngaburira. Wa mupfakazi akamubwira ati hasigaye agafu gakeya, ariko kubwo kwizera wa mupfakazi akamugaburira, kandi bigatuma ahembuka mu gihe cyari gisigaye. Nshuti yanjye, Eliya nuko byagenze. Igihe abantu bari baravuye ku Mana, bari baragiye kukuramya ibyaremwe birimo ikigirwamana cy'izuba. Buri ikigirwamana cy'izuba cyatangiye kuramywa kera. Igihe turi kuvuga iby'isabato ntabwo tubura kuvuga ibyo kuramya izuba, yayindi sengwa ku munsi wa mbere nyine. Ntabwo bizi se yuko ku wa mbere w'isabato ariwo yitwa Sunday. Abantu ndetse bahisemo kuramya ku wa mbere aho kuramya ku isabato. Mu gihe ku isabato yibutsa abantu yuko ari Imana umuremyi, ku wa mbere hibutsa abantu yuko ari izuba ribasha kugira icyo ribamarira, nyamara ntacyo ryamariraho mu gihe cyahabu nk'uko turi kubibona, ahubwo bagezweho n'akaga gakomeye cyane. Ndagira ngo nkubutse isezerano rikomeye, isezerano Imana isezerano ubwoko bwayo, isezerano duvana muri Malaki. Ndagira ngo ujyane mu gitabo cya Malaki igice cya 3. Imana yavuga ngo nzaboherereza umuhanuzi Eliya
murongo wa 23 w'icyo gice cya 3, dore nzabohereza umuhanuzi Eliya munsi Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaraza, we uzasanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Mbese hakenewe undi muhanuzi, kandi umuhanuzi ukenewe ni Eliya. Nshuti yanjye, Eliya ngo yarasenze imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa kubw'ineza y'Abisirayeli, ngo bave mu kuramya ibigirwamana, bave mu kuramya ikigirwamana cya Bali gihagarariye izuba, ngo baze kuramya Uwiteka umuremyi w'isi n'ijuru n'inyanza n'amasoko. Ariko umurongo wa 18 wa Yakobo umbwira amakuru anejeje cyane. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Ibyo ni byabaye nyuma ya cya gikorwa twamaze gusoma mu gice cya 18 cy'igitabo cya mbere cy'abami, yuko yahamagaye abahanuzi b'Abali, ahamagara Abisirayeli bose, arabaza ati muzageze guhera mu runga abagabo, niba Uwiteka ari we ukomeye ni mumukorere, kandi niba Bali ariyo mana ni muyikurikire rwose ntacyo bitwaye, ariko mwe guhera mu rungabangabo. Maze avana urungabangabo rero abwira abahanuzi b'Abali ngo bubake igicaniro, nawe asana igicaniro cy'Uwiteka cyasenyutse. Ayo mateka turayazi uko byagenze. Abahanuzi b'Abali bamaze umunsi wose basenga, bikebagura, bakora imihango ya gipagani nyine yo kuramya ikigirwamana cyabo cya Bali, ariko birangira batageze ku nsinzi. Maze isaha yo gutamba igitambo cyane mugoroba bigeze saa 9, Eliya afata umwanya wo gusenga, aravuga ati Mana bimenyekane ko ari wowe Mana. Maze umuriro uraza utwika igitambo ku gicaniro. Ayo ni amakuru meza cyane. Maze Abisirayeli bamenya yuko Uwiteka ari we Mana. Maze kandi abari bateraniye aho hari harimo n'umwami Ahabu, abwirwa itangazo ngo ihute cyane kuko imvura igiye kugwa. Maze imvura iragwa, Imana ishimwe. Mbese dusubire ku kibazo twari turi kwibaza, mbese ab'iki nabo bakeneye umuhanuzi Eliya? Ndi kujya ku musozo. Yego rwose ab'iki nabo bakeneye umuhanuzi Eliya. Reka ngusubize muri cya gitabo, maze mujyane mu gice cya 14 cy'iki gitabo ku ipaji 93, ambwira amagambo akomeye cyane, ambwira ngo amateka agenda yisubiramo. Muri iki gihe isi ifite ba Ahabu ndetse na ba Yezebeli bayo. Igihe turimo ni igihe kirangwa no gusenga ibigirwamana nk'uko igihe cya Eliya yabayeho cyari kimeze rwose. Bishoboka ko nta hantu ho gusengera ibigirwamana hagaragara wabona. Bishoboka kandi ko nta gishushanyo kiriho amaso yatumbira. Nyamara abantu ibihumbi byinshi bagenda bayoboka imana z'isi, bakurikira ubutunzi, kumenyekana, ibinezeza ndetse n'inkuru mpimbano zishimisha kandi zitera umuntu kuyoboka ibikurura umutima utaragizwe mushya. Abantu batabarika basobanukiwe nabi Imana n'ibiyiranga, kandi mu by'ukuri bakorera ibigirwamana nk'uko byari bimeze ku basenga Bali. Ndetse na benshi bavuga ko ari abakristo bifatanije n'imbaraga zirwanya Imana n'ukuri kwayo. Uko niko bashorwa mu gutera Imana umugongo no guhanga umuntu ikuzo, no guha umuntu ikuzo. Isi yo mu gihe cyacu ibayeho nk'uko abo mu gihe cya Eliya bari bameze. Mbega inkuru ibabaje cyane, kandi mbega inkuru iteye ubwoba. Niyo mpamvu hakenewe umuhanuzi Eliya. Nshuti zanjye, ku ipaji 96 bavuze ikintu gitangaje cyane kiriho uyu munsi, kandi naje gukomozaho muri aka kanya. Kandi impamvu iyi platform umucyo w'isabato yagiyeho ni ukugira ngo abantu bamenye iby'ubu buyobe. Turi kubwiriza amakuru atangaje cyane, kandi amakuru turi kwamamaza ni amakuru ya Eliya, yuko abantu badakwiriye guhera mu rungabangabo, ahubwo bakwiriye kwisunga Imana rwose. Yewe niba bari mukwiriye gukurikira nimuyikurikire, ariko turabararikira mu izina rya Yesu gukurikira Imana. Paji 96 baranditse ngo binyuze mu gushyiraho isabato y'ikinyoma dimanche, umwanzi yatekereje guhindura ibihe n'amategeko. Ariko se mu by'ukuri yaba yarageze ku ntego ye mu guhindura amategeko y'Imana? Amagambo ari mu gice cya 31 cy'igitabo cyo Kuva ni igisubizo kuri iki kibazo. Uruko yari ejo hashize, udahinduka, kandi akaba ariko azahora iteka ryose. Yavuze iby'isabato y'umunsi wa 7 agira ati, kuko isabato ari cyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose. Haleluya! Ni ikimenyetso cy'iteka ryose. Ni amagambo dusoma
mu Kuva igice cya 31 umurongo wa 13 kugeza wa 17. Icyapa kiyobora abagenzi cyahinduriwe icyerekezo, ubu cyerekeza mu nzira itari y'ukuri, ariko Imana yo ntiyahindutse. Haleluya! Iracyari Imana ikomeye ya Isirayeli. Dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, ni umuhanuzi Yesaya avuga. Agereranywa n'umukungu gufashe ku minzani. Dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato, uwo n'Uwiteka. I Lebanoni ntihabe inkwi zo gucana zihagije, kandi inyamaswa zaho ntizashyika kuba igitambo cyoswa. Mu maso ye amahanga yose ni nk'ubusa, kuri we abarugwa nk'ubusa, ndetse ari hanyuma y'ubusa. Ni amagambo dusoma muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 15 kugeza wa 17. Muri iki gihe Imana irakiranuka kandi ifurira amategeko yayo nk'uko byari bimeze mu gihe cya Ahabu na Eliya. Mbega uburyo amategeko y'Imana asuzugurwa! Nimwitegereze uburyo isi ya none yigomeka ku Mana ku mugaragaro. Mu by'ukuri iki ni igisekuru cy'abantu batagonda ijosi, buzuye kudashima, kurangwa n'imihango y'ibigaragara gusa, uburyarya, ubwibone no guhakana Imana. Abantu basuzugura Bibiliya kandi bakanga ukuri. Yesu abona amategeko ye yarirengagijwe, urukundo rwe rwarasuzuguwe, kandi intumwa ze zihabwa agaciro gake. Mana yagiye ivuga binyuze mu buntu igirira abantu, ariko ubwo buntu ntibwagiye bwitabwaho. Yagiye ivugira mu miburo, ariko iyo miburo ntiyumviwe. Ibikari by'urusengero rw'umutima w'umuntu byahinduwe ahantu hanyuzwe ibyanduye. Kwikanyiza, igomwa, ubwibone n'ubugome byose byahawe icyubahiro. Abantu benshi ntibashidikanya ku ijambo ry'Imana urw'amenyo. Abantu bizera iryo jambo nk'uko riri, barasuzugurwa. Hariho gusuzugura amategeko na gahunda kugenda gukura, ariko gufitanye isano ya bugufi no kwica amategeko atunganye y'Uwiteka. Urugomo n'ubugome nibyo musaruro uva ku guteshuka inzira yo kumvira. Iyo si niyo tubayemo, kandi abantu b'Imana igihe turi gusoma aya magambo nimubyitegereze neza. Mwanza asavuga ati nimwitegereze ubuhanya no kubura amajyo by'imbaga y'abantu basengera mu ngoro z'ibigirwamana kandi bashakisha umunezero n'amahoro, nyamara batabasha kubibona. Usuzume umutima wawe igihe turi gusoma aya magambo. Nimwitegereze gusuzugura itegeko ry'isabato kwenda kuba gikwira ku isi yose. Nimwitegereze nanone kugomera Imana kwihandagaje kw'abantu mu gihe bavuga ko bashyira mu bikorwa by'amategeko asaba kugira ngo barinde icyo bita kwera ku munsi wa mbere, kandi ku rundi ruhande bari gushyiraho amategeko yemerera abantu gucuruza ibisindisha byo ku rwego rwo hejuru birenze ibyanditswe. Bagerageza guhata intekerezo z'abantu, ari nako bemera ikibi kibuza amahoro kandi kikarimbura abantu bari mu ishusho y'Imana. Satani ubwe niwe soko y'ayo mategeko. Azi neza ko umuvumo w'Imana uzagera ku bantu bubaha amategeko yashyizweho n'umuntu bakayarutisha ay'Imana, kandi akora uko ashoboye kose kugira ngo ayobore abantu mu nzira ngari irangirira mu irimbukiro. Isi tubayemo yanze amategeko y'Imana mu buryo bw'umwihariko itegeko ry'isabato. Umuntu w'Imana Praise twaganiraga mu minsi ishize igeze kubikomozaho, aravuga ati abantu banze isabato bituma bivuga yuko banze amategeko, bituma bavuga yuko isezerano rya kera nta gaciro rifite, ariko ikigenderewe wari ukurwanya isabato. Abantu bamaze igihe kirekire baramya ibitekerezo by'umuntu ndetse n'ibyashyizweho n'umuntu, ku buryo isi hafi ya yose yabutse ibigirwamana. Kandi Satani wakoranye umwete kugira ngo ahindure amategeko y'Imana, bakoresha uburyo bw'ubuhendanyi bwose kugira ngo atere abagabo n'abagore kurwanya Imana n'ikimenyetso kiranga abakiranutsi. Amagambo ashimishije, ariko Uwiteka ntazareka ngo abantu bice amategeko yayo kandi bayasuzugura iteka badahanwe. Nshuti zanjye, uko byagenze mu gihe cyaha abantu bakagirwaho n'umujinya w'Imana, twiteze ko abantu bazagerwaho n'ibyago 7. Kandi najya nkubwire nshuti yanjye, ibyago 7 burya bizibasira ibyaremwe, uko abantu nyine basimbuje ibyaremwe Umuremyi. Ugenda usoma uzasanga inyanja zinduka amaraso, izuba ritwika abantu babura n'amazi yo kunywa, imigezi yahindutse amaraso. Nshuti zanjye, tugiye kugera mu gihe cy'akaga gakomeye cyane. Yozuwa zizateza amapfa nk'ayigeze kubaho muri icyo gihe. Mbega ibintu bitangaje cyane abantu bakwiye kwitega igihe banga amategeko y'Imana. Ikibabaje cyane nuko abantu bazibwira yuko abantu bakomeza amategeko y'Imana aribo bateje ku kaga nk'uko byagenze ku mugaragu w'Imana, ariko ntabwo ari uko bizaba bimeze, ahubwo abantu bazaba bari gusarura ingaruka.
bazaba bari gusarura imbuto z'icyo babibye. Nshuti yanjye, ntabwo Uwiteka azareka ngo ibintu bikomeze kugenda gutyo. Niko tumaze gusoma, igihe kigiye kugera ubwo agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi n'ubwibone b'abantu buzashyirwa hasi. Uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine. Imana yanjye ihabwe icyubahiro. Mwuka w'ubuhakanyi ushobora gufata iby'amategeko y'Imana asaba ukabigira urw'amenyo, ukabikwena kandi ukabyanga. Umwuka wo gutwarwa n'ibyiza ushobora kwanduza benshi kandi ugategeka bake. Umurimo w'Imana ushobora gushinga imizi binyuze gusa mu gukorana umwete mwinshi no kwitanga udacogora. Nyamara amaherezo ukuri kuzatsinda ruhebuje. Haleluya, Mana ishimwe. Ndashaka gusoreza ku magambo akomeye, amagambo y'abagaragu b'Imana bari gukora, kandi umurimo bari gukora ni umurimo w'umuhanuzi Eliya. Kandi Imana amaze kutubwira yuko hakenewe umuhanuzi Eliya muri iki gihe, kandi isezerano ryatanzwe nuko azoherezwa, kandi ari gukora umurimo we kugira ngo aburire abatuye isi batazagerwaho n'ibyago birindwi byenda gutera ku banzi b'Imana. Umva ayo magambo, ndi ku ipaje 97 y'iki gitabo Abahanuzi n'Abami. Baranditse bati, mu murimo uheruka Imana izakora ku isi, amamenyerwa y'amategeko yayo azongera yererezwe. Haleluya. Imyizere y'icyumwe ishobora kuganza, cyane ubugome bishobora gukwira, urukundo rwa benshi rushobora gukonja, umusaraba w'Ikaruvari ushobora kwirengagizwa, kandi umwijima umeze nk'igicucu cy'urupfu ushobora gukwira isi yose. Imbaraga zose zibiriho zishobora kurwanya ukuri, hashobora gucurwa imigambi mibisha ubutitsa kugira ngo ubwoko bw'Imana burimburwe. Ariko hari icyo nshaka gusoma gikurikiraho. Ariko mu isaha yo kurimbuka gukomeye cyane, Imana ya Eliya izahagurutsa abantu bazatanga ubutumwa butazigera bucecekeshwa. Haleluya. Ijwi ryo gucyaha gukomeye rizumvikanira mu migi ituwe cyane yo ku isi, ndetse n'ahantu abantu bageze kure cyane bavuga amagambo arwanya isumba byose. Abantu bashyizweho n'Imana bazamagana ubumwe bw'itorero n'isi bashize amanga. Haleluya. Bazavuga bakomeje, bahamagarira abagabo n'abagore kureka kubahiriza gahunda yashyizweho n'abantu, ahubwo bakubahiriza isabato nyakuri. Bazabwira amahanga yose bati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramyaje mu ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Umuntu naramya inyamaswa n'ishanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga, niyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguye mu amazi mugacuma ku mujinya wayo. Ayo ni amagambo dusanga mu Byahishuwe igice cya 14 uhereye ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Nshuti zanjye, ubwo n'ubutumwa bw'umuhanuzi Eliya, kandi Imana irantuma muri aka kanya ngo mubwire abantu b'Imana. Ndagira ngo mubwire yuko Eliya agomba kuboneka. Hari Eliya twiga mu buhanuzi bw'ibyabaye byabanje kubaho kera. Eliya w'amateka yaje ari umugorozi utandukanya abaramya Imana n'abaramya ibyaremwe, kandi uyu munsi agomba kongera kuboneka Eliya uzaza gutangaza ubutumwa bw'abamarayika batatu. Marayika wa mbere yarangurira abantu kuramya Umuremyi, kandi marayika wa gatatu dusoreje warabwira abantu yuko bazakomeza kugendera muri systeme y'umuntu bazagerwaho n'akaga gakomeye cyane. Nshuti yanjye, turi kwiga isabato mu gihe cya Eliya, ko abantu bavuye ku Mana. Yasabato twibutsa ko Imana ari Umuremyi, bayitesha agaciro, bajya kuramya ibigirwamana, barateshuka rwose. Bagezweho n'umujinya w'Imana, maze akaga kagera ku Bisirayeli, baterwa n'inzara idasanzwe. Bamara imyaka 3 n'igice izuba ricanye, imigezi yarakamye, badafite icyo kurya. Byari akaga gateye ubwoba. Ongera ugende ubisome mu mateka, igitabo cya mbere cy'Abami twaganiriyeho mu gice cya 12 n'igice cya 18. Ibyo bizongera kwisubiramo. Isi iri kugerageza gushyira amategeko yo kurengera ibidukikije, ngo ahari isi ikomeze gusanasana. Ariko ntabwo bizasanwa, kubera yuko abantu nibo barimbuye isi, kuko banze amategeko y'Uwiteka. Kandi ibyo bintu bizarushaho gukara. Nshuti zanjye, tugiye kubona ibyago birindwi bitera ku bantu banze amategeko y'Imana, bagahitamo kugenda mu by'umuntu yashyizeho aho kugendera mu by'Imana yavuze. Cyangwa kugira ngo igihe wumva aya makuru uri mu buyobe, uri muri systeme yashyizweho n'umuntu, aho kugenda muri systeme yashyizweho n'Imana, ngo wiyarure uve muri iyo systeme, uze dufatanye kwamamaza ubutumwa bwo kuburira abatuye isi. Mana yanjye, igumugisha ko twabanye muri iki kiganiro, kandi idufashe kugira ngo turusheho kwitegura Kristo ugiye kwimikwa vuba. Nibyo ngusabiye, nanjye nisabira.
mu izina ry'Umwami wanjye Yesu. Ndakurarika kugira ngo tuzakomeze kubana mu gusuzuma amateka y'isabato. Twari turebye gato mu gihe cya Ahabu, mu gihe cy'umuhanuzi Eliya, kugira ngo bizatwinjize mu gihe cy'umuhanuzi Elisa, kubera yuko Eliya niwe wabanjirije Elisa, kugira ngo dusobanukirwe n'ayo mateka yose. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusoze n'isengesho. Data, turagushimye. Tugushimiye ko ijambo ryawe ritambutse. Tugushimiye yuko utajya ubura abakuramya, no mu gihe cy'ubuyobe buteye ubwoba, mu gihe cya Ahabu hari hariho Eliya. Kandi uyu munsi tutoranyije abandi ba Eliya ngo tuvuge ukuri kw'ijambo ryawe. Ngushimiye yuko wadutoranije kugira ngo ubwo butumwa buvugirwe kuri platform Umucyo w'Isabato. Mwami, usanga umutima wa buri wese wumvise aya magambo mu buryo bw'umwihariko, abasubiye inyuma cyangwa se abatarigeze bumva aya magambo yerekeranye no kukuramya, batazi n'umucyo werekeranye n'isabato, kugira ngo bemeze ukuri kw'ijambo ryawe. Dutegure kuzakubona ubwo uzaba ugarutse, dutegure kuzakira ibyago birindwi, dutegure kuzaba mu bwami bwawe bw'iteka ryose, ubwo tuzaba tukuramya uhereye ku isabato tukageza ku yindi. Nibyo nsenze nsaba, nisabira kandi nsabira n'abari banteze amatwi, mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Amen. Amen.